This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people. Because everyone's life is the mystery of the world, please make sure if you're inspiring others, we have for you as Ivuka TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi bacu b'Ivuka TV. Nkuko mubizi duhora tubashakira ikintu cyatuma mumererwa neza, amakuru mashya ndetse n'ibintu byose byatuma abantu mukomeza kumenya ubumenyi bwinshi bugiye bwimaze. Rero bakakanya turi mu kigo cya ITS Kigali hano Gasogi. Murabona imbere yacu hari umuntu umeze neza cyane uko imyambarire abantu mubizi n'abantu bakora mu hotel aba chief. Rero navuga umugabo ari reka banza bibwire ubundi dukomeza. Ya murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Muvandimwe John. Nkaba ndi umwarimu muri ITS Gasogi. Nkaba nigisha ibijyanye n'amahoteli by'umwihariko ubutetsi. Ya murakoze cyane. John rero turakwakiriye ku Ivuka TV, feel free. Yes, hano turi mu rugo twese turajya tuganiza abanyarwanda badukurikiye aka kanya. Ugire ikintu cy'umwihariko nkuko bivuze wigisha ibijyanye n'ubutetsi. Abantu badukurikiye aka kanya babanze bamenye ubutetsi ni iki, mukora ibijyanye n'iki, kujya n'udukurikiye none tuze kugenda yumva ibyo turimo. Murakoze. Ya murakoze cyane. Ubutetsi ni twavuga ko ari nk'inkingi cyangwa se mo kimwe ari imfatizo y'ubuzima bw'umuntu, kuko utariye ntago wabaho, kandi no kuburiye ntago warya ibyo kurya bibisi. Yego hari ibyo dushobora kuba twarya ari bibisi, ariko ibyinshi na byinshi bigomba kuba byatetswe. Ni muri urwo rwego rero guteka ari ikintu cy'inkingi ikomeye cyane, haba mu buzima cyangwa se mo kimwe mu rugo rw'umuntu habarizwa hose agomba kuba azi guteka. Murakoze cyane. Nkuko mubizi ITS Gasogi dukunda kumva ko ni igicumbi kibijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Twagira ngo abantu bose badukurikiye batari bazi ITS ugira ikintu usa nkaho bivugaho, kuko byanga byakunda naga abantu benshi batanga umwimerere w'ikintu uko cyakabaye. Ese ITS mudufitiye ikihe kintu cy'umwihariko mugeze ku banyarwanda? ITS ifite ibintu byinshi irimo kwifuza kugeza ku mwana w'umunyarwanda cyangwa se ku iterambere ry'igihugu. Iyo ugiye kureba hari bamwe bagiye barangiza, babashije kwihangira imirimo ku bumenyi bavanye muri ITS Kigali. Wajya kure ugasanga abandi nabo batabashije kwihangira iyo mirimo barimo barakora hariya, bafite akazi keza, n'abatetsi mu mahoteli, n'abantu babayeho neza mu buzima bwabo. Ugasanga ko ari inkingi ikomeye ku muntu w'umunyarwanda n'iterambere ry'igihugu muri rusange, kuko ntago wambwira ngo umuntu aje kwiga ahanze business hariya abaye boss, ubwo bwenge bwo guhanga iyo business abuvanye muri bwa bumenyi yahawe na ITS Kigali. Ni ukuvuga ngo icyo dufitiye twebwe abanyeshuri cyose mo kimwe urubyiruko n'u Rwanda muri rusange ni iterambere, ubuzima bugahinduka bukaba ku buzima bwiza cyane. Murakoze. Kirango gatoya dusanze uri mu gikoni kandi ni turi muri weekend. Se hana abanyeshuri baho biga muri weekend, twagira ngo mu bidusobanurire gatoya. Ya kuba turimo gukora muri weekend dutetse, hari abanyeshuri twigisha guteka kuko ibyo biba byabazanye no kwiga guteka. Ugasanga ntamenyereye guteka n'ubwa mbere ndatangiye guhura n'icyo kintu cy'ubutetsi, kuko abatabimenyereye tukabona abandi baramusize, biba ngombwa ko dufata abana basigaye inyuma tukabasubiramo mu weekend tukabigisha guteka kugira ngo agende kuri level nk'iya mugenzi we. Ibyo bikadufasha kugira ngo umwana uvuye muri ITS Kigali azamuka ari umuntu uzi guteka, hamwe uvuga uti uyu muntu afite ubumenyi, afite ubushobozi, akaba yajya kuri competition ku bindi bihugu biri hanze cyangwa se mu kimwe muri East Africa. Ni muri urwo rwego rero twigisha abana batsinzwe mu ma weekend kugira ngo babashe kuzamura ubumenyi bwabo biciye mu bumenyi bwo gukora. Teori baba bazifite ariko gukora ugasanga yasigaye, pratique kabanye. Niyo mpamvu tubafata tukabasubira mu ma weekend, nabo mwasanze turimo ara mu gikoni turimo gutekana nabo barana bari bagize ikibazo cyo gutsindwa. Ya murakoze. Tukiranga gatoya no kuvuga ngo iki kigo nago kireba cyane cyane wenda kuvuga ngo turakurikira inyungu, ko iyo umuntu yemeye kugwa extra nuko ko kabaho keneye kuzavamo undi muntu, kuko wenda si ukuvuga ngo ibindi bigo si bikora, ariko ni gake nshobora gusanga ari ikigo kivuga ngo muri weekend dukavaringe babana twonye dufashe babana kuba basubiramo amasomo. Yes. Rero nago bikunze kubaho kuko turabizi neza bisaba amafaranga menshi
kongera kodaringa ibikoresho, kongera guhaha n'ibiki. Rero kuba ITS mukora iki kintu, abantu mudukurikiye murumve ko byanga byakunda ITS iri gutanga ireme pe, twemere. So ndagira ngo wenda tubwire simwe muri kubasobanura kubijyanye n'iki bimeze gute. Ibintu twabasobanuragaho bazi guteka pe bishoboka. Ariko ikibazo hari technique dukoresha turimo guteka arizo twita cutting techniques. Izo cutting techniques twararebye cyesemo kimwe iyo turimo kubakoresha ateka ikintu akagiteka neza, ariko ya tekinike yagikasemo ntago ibishimishije, nta nubwo ikurura umukiriya ku buryo niba umukiriya agiye kukirya icyo kintu abona ko kimuryoheye kujisho. Kandi tuzi neza ko iyo turimo guteka cyesemo kimwe dutonga ibyo kurya mu gikoni, tugendera ku mukiriya uko abona icyo kurya mbere na mbere kimuryohera atarakirya. Niyo yakirya akumva kitaryoshye nkuko yakibonaga, ariko ryajisho niryo rihereza ubwonko no kumva ko byo kurya biryoshye. Urumva niba atazi gukata ikintu akagikata nabi, ugiye kukirya ubona ko ntago kiryoshye. Dushaka kugira ngo rero umwana ateke ikintu gitetse gikase neza, gitetswe gifite isuku, kandi no kuba yagitetse kibe gisa neza kujisho. Ni muri urwego rero turimo kubigisha gukata kugira ngo bamenye uko bakata ikintu, ejo azajya guteka ikindi kintu azi uko bakata nta kugira ikibazo cyo kubyibeshyamo. Okay, murakoze cyane. Bari gukata iki ni kugira abadukurikiye bayimenye, ne bari gukata ibijyanye n'iki? Cutting techniques twakoreshaga turi muri vegetable cutting. Aho twakataga karoti, amapavuro, harimo ibitunguru, harimo amashu, letu, harimo vegetables zose zazirimo ubundi muri rusange. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abana banyu mwe muri kubafasha kugira ngo bamenye gukata vegetables. Yes. Kandi buriya koko nkuko tunanabizi vegetable ni ikintu cya mbere buriya gikunzwe gukoresha kushwa n'ibindi bintu byose, kuko usanga ari nacyo gifite intungamubiri nyinshi. Ndumva ari niyo mpamvu wenda twavuga kuri icyo ngicyo. Rero tukiri aho ngaho gatoya, twagira ngo ese mutubwire iki gitekerezo wenda cyo kuba mwaragiye mu bijyanye n'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli bikaza kurangira unabaye n'umwarimu. Ese izi nzozi wakuze uzifite byaje kugenda gute kugira ngo bakanye ubura umwarimu wigisha mu kigo nk'iki gikomeye mu Rwanda, ube nawe uri mu bantu bari gutanga ubumenyi wakuye wenda handi tutazi, waza kutubwira? Murakoze cyane. Ubundi kugira ngo ibi bintu binzemo numve ko ngomba kwitabira kwiga guteka, si uko nari mfite umuhamagaro cyose navutse mbishaka. Hari igihe wicara ukareba ugasanga ibyo urimo kwiga ntago bijyanye n'igihe. Naye naricaye ubwo nigaga, nari muri secondaire nabanje kwiga computer science, ariko narebe iwacu nkabona iterambere rya computer ntari nta mashanyarazi yari ahari. Ariko nareba nkabona hari abandi bize guteka twabaga tutuye hamwe mu makaritsiye, nkabona bo n'abantu bafite amafaranga barasa neza, nkabona buri munsi arambaye arakeye. Ariko njye nk'umuntu wigaga ibyo bya computer nta n'ikirakanire nakabonye. Biza kuntera kumva ko nanjye nshatse kumenya guteka, nanjye nkasa nk'abari abantu. Hakaba abandi twari duturanye nabo bari barize mbere yacu, barize iby'amahoteli, nkabona n'aba manager bafite imodoka zibatwara, nkabona baho neza kiri umusore twabaga tungana. Ndavani nanjye kanje kwiga ibi bintu, mbizamo gutya nkigera mu mwaka wa 5 ntangira kubona ibiraka, nkabona ndahembwa neza mu rugo, amafaranga y'ishuri yatinda kuboneka nkishyura kuyomba nahembwe muri bya biraka nakoze. Mbona nogeze kuri level nziza yo kumva ko kwiga guteka ari ibintu ngomba gukunda. Bituma nkunda guteka, mbyiga secondaire, ubwo nakora njya kaminuza nkora kugera izi saha, nukuvuga ngo nibyo ndimo, nukuvuga ngo guhera ku mano kugera ku musatsi ndi umutetsi. Ejo bitazagutangaza nkunyuzeho kumva nuko umwotsi, nkunda guteka, ngomba kubibamo cyane bishoboka n'umwana azaba umutetsi. Murumva ko abantu mudukurikiye aka kanya, umuntu wese w'umutetsi akanya bayumva ko ari nka fondation cyangwa nk'umurage nawe yaho umwana we kugira ngo nawe ejo azabeho neza. Mu minsi ishize cyangwa mu myaka ishize abantu benshi bumvaga ko kuba wenda bari mu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli bagiye kuraruka cyangwa mu mirimo ngiro yose bakabitesha agaciro. Ariko aka kanya wowe ubwiye abantu benshi, imbaga nyamwinshi dukurikira ko ubaka kanya byagufashije kuba uri uyu munsi. Ya mu buryo bijyanye na finance no kwigira, kuko nyakwa Perezida wa Repubulika arikunda kuvuga ngo nitwigire. Intambara z'intambara zarangiye
zo kurwana n'amasasu n'ibiki ubikigezweho ni ukwihangira imirimo ni ukwigira rero aka kanya uyu mwarimu abivuze neza akaba no kwispecializa mu bijyanye n'igikoni ko ubu aka kanya ufasha umwana wawe akajya mu mahoteli akajya kwiga guteka ntago aba ari umwuga usebetse dore ko n'abo bari kubyiga bari kujya mu university ejo bundi baziga masters za PhD nk'uko n'abandi bose babyiga rero ni uburyo bwo kugira ngo impamvu tuba twegereye nk'aba ngaba bakomeye bari mu bigo bikomeye kugira ngo benspire babandi bakimva ko imirimo ivunanye cyangwa ari imirimo iciriritse muramubona no umugabo usa neza n'umusore usa neza buri wese yakwifuza nawe kugeraho icyerekezo rero tukiraho ngo gatonya kuko byanga byakunda nk'uko ubivuze neza uravuze ngo narize ibi nibi ariko ukabona ntago bigenda neza turagira ngo ubwire ababyeyi baka kanya ubusanga umwana akunda ikintu ubwo turabigereranya nka career guidance ubu uyu mwana ushobora kumugayidinga mu kinaziga niwe wabyihitiyemo ntago umubyeyi wenda yagize gupushinga niwe wavuze muri investing kwiga ibi ngibi wenda kuko ari waratanyemo runaka nawe tuvuze kabiga computer batanya ahubwo hari byo bona ibintu bitakigezweho cyane kuko hoteli zirwa zubakwa buri munsi twagira ngo uvuge kuri icyo kintu cyane na career guidance usanga akanya ababyeyi bahatira abana ngo jya kwiga MCB jya kwiga PCB cyangwa jya kwiga hoteli atabishoboye twagira ngo iki kintu kivugeho ubundi ikintu umva nabwira ababyeyi niba ubona umwana ageze igihe cyo kwiga agiye gufata section we muhitiramo bitewe nuko wumva bishaka kuko icyo kintu wumva ushaka nk'umubyeyi ugikunze cyose wagikunze mu gihe cyawe ariko igihe turimo ntago ari igihe cyo guhatiriza umwana ngo jya kwiga ibingibi kuko numujyanayo icyo gihe uzasanga yize cya kintu akige nabi atsindwe kuko yakigiyemo atagishaka kubera itegeko ry'umubyeyi byaba byiza nge inama nagira umubyeyi nuko uwo mubyeyi yabwira umwana ati amashuri arahari section zo kwiga zirahari urumva babasha kwiga iki umwana akubwira ati ndashaka kwiga iki ngiki ukimujyanemo cyose mu kimwe mbere kumugera mugira inama ubwira ati se mwana wanjye ikintu ugiye kwiga mu myaka iri imbere bitewe n'ahantu turi ubu ngubu iterambere dufite hari icyo bizakumarira namara gutekereza icyo kintu icyo bizamumarira uzahita umuhereza ingero za bamwe mu bantu uzi nawe bize ibyo bintu bamubera abaroromodo uwo mwaza avuga ati wenda ndabona minisitiri kanaka nk'urugero yize guteka ariko ni minisitiri ndabona wenda yize computer ari muri uyu mwanya n'umuhati ku rwego rw'igihugu none ngiye niba nk'urugero nize guteka nzaba nde hita umufata umwereka aba managers bari mu mahoteli akomeye kurya isaha kugeza iki gihe umuntu uhembwa amafaranga menshi ngira ntekereza mu Rwanda kuri level yacu nko mu Rwanda ni umutetsi aho umutetsi ushobora kuhembwa $3,500 ku kwezi amafaranga yo kwivuza hoteli ramuvuza transport ni ya hoteli amacumbi na ya hoteli ukumva rubwo buzima nk'ubwo nta mpamvu utabuhereza umwana wawe ngo ajye kuba muri icyo kintu kugereza isaha wenda tuvuge umwana ashobora kwiga ikintu ngenda avuga kuri kariyeri yanjye yize tourism ayikurikiye ayikunze uriya mwana w'umuntu ukomeye aba umugide ejo ugiye kubona yaguze imodoka amaze nk'amezi 3 ari mu kazi aba ari umuntu w'umutetsi mu gikoni hariya ugasanga ni boss arimo arategeka arakira amanama abazungu bavuye hanze no batekera urumva rero nta cyiza gishimisha nkaho kubona uwo mwana avuga ati ndashaka kuba nk'umutetsi kanaka kugira ngo nzabe umuntu ukomeye ikintu cya mbere agomba kuzabona uwo mwana niga guteka bikunze nukuri ya mwana azakura afite papasi yo kumera nk'uriya manager cyasemo kimwe chef de cuisine runaka nakora neza azaba umugabo ntago azigira kubwira ngo papa ndashaka cyase mama ndashaka isabune nkeneye inkweto ubundi agera akigitangira nko muri ITS urugero rwa hafi umwana wize muri ITS Kigali atangira level 3 tumwigisha nyine ubwo buzima bwo guteka hari igihe abatabizi wenda ugasanga bafite nk'abakozi akaza atazi no gufata icyuma wambwira ngo karoti se niki ukumva ntayizi nk'umwana rero utazi karoti turabimwereka tukamara kubimwereka tukamwereka uko babikata tukamara kubimwereka tukaba tutuna no kubiteka ni muri ubu buryo uwo mwana wakura zamuka yumva iyo myumvire ko kuri tubajyanye kuri field gusura amahoteli barebe ukuntu umuntu ahagaze akavuga ati nashaka umuntu nk'uyu urumva rero ni ibintu biba byiza ITS niba yaravuze ati reka twigishe umwana guteka reka bamwigishe hazi guteka wenda ku bantu barimo kutureba
bakore research barebe mu mahoteli barasanga abana bize Gasogi muri ITS Kigali. Hari n'abiga bajya mu stage kubera ko bageze bakabema amafaranga menshi wamwe akavuga ati ndetse kwiga. Ugasanga ubwo twe dufite charge zo kujya gushaka uriya mwana ahantu yagiye gukorera ngo tumwigishe tumugarure agaruka abanze yigarangize azakorera amafaranga yaramaje kwiga. Kuko abenshi bajya mu mahoteli bagahita babati ndabiretse reka nikorera akazi. Ya murakoze. Mwabyumvishe ibintu byinshi atubwiye ni ukuvuga ngo bitewe experience amaze kugira yahereye ku kintu kivuga ngo ababyeyi bagakwiye koko kugira uruhare rwo gufasha abana muri career guidance cyane cyane mu bijyanye n'amasomo, ariko nanone umwana we akagira uruhare rwa mbere mu kureba icyo ashoboye, kuko bigiye tugezemo umuntu areba icyo ashoboye, areba icyo azi, kandi byanga byakunda wenda umubyeyi aba agomba gukurikirana na report y'umwana bimeze gute ariko byo umwana aba yiyizi. Kandi uyu abana barangije bagiye kujya mu cyiciro none cyo gufata section baba bamaze kuba macuwa yo kubona we yakwirebera icyiza. Ikindi uko mubyumvishije muri hoteli tuvuge 100 ziri mu Rwanda byibuza 50% cyangwa 80% ITS ifitemo abana cyane rwose barimo. Rero murumva ko ITS iri gutanga umusanzu ukomeye ku gihugu, iri kubyara abana benshi bari gukora moteri. Rero ababyeyi mudukurikiranye ni mugana ITS kuko byanga byakunda hari byiza pe. Ntago turi harukuna abantu bavuga basa nkaho bamamaza, ariko no mu kigo barabibona igikoni harimo ibikoresho byose nge ninjemo narebye. So iki kintu gishaka kuzafasha abana benshi, urubyiruko rwinshi ubwo kanya rufite inyota yo kwiga muri ITS. Rero ni karibu bazaze. Ikindi kintu turagira ngo tuganire none kuri babana nkuko bakomeje kubivuga bagenda bagera mu mahoteli kubera umushahara babonye ari mwinshi, za tipu niki bakagera bakahita ba dropping cyangwa bakaba bayiretse ishuri. ITS mukomeza kubashakisha, murumva mukomeza kuba birane ko twakomeje kubivuga. Ubu turi muri weekend byakunda abana mufata nk'abanyi. Yes cyane. Icyo kintu ongera ugisobanuro gatonya wenda ukuntu niba umwana droppinze ese mufite system imeze gute, mwayubatse gute kubiyo mukomeza gufasha abana. Ntago bisanzwe, ni umwihariko udasanzwe pe. Ya no kuvuga ngo iyo nk'uwo mwana agiye muri stage bakamuhereza akazi bitewe nuko we abonye amafaranga kandi yumva ko ashaka kugira ngo yigaze abone ya mafaranga agahitamo akazi. Dufite timu ishinzwe kujya gushaka abo bana kuko tuba dufite amakuru kana kagiye gukora stage ahangaha, twaramusuye turamubona, tumubwira igihe agomba kurikira kwiga, tubona cyagiye ntagaje. Tubaza umubyeyi we tuti umwana ko atagarutse kwiga yaba ari mu rugo cyangwa amuhinduriye ishuri. Icyo gihe umubyeyi ashobora kutubwira ati ahubwo nari nzi ko ari ku ishuri, kuko urumva niba umwana agiye gukora ku kazi hari igihe akora abayo. Iyo akoze abayo rero usanga wa mwana ishuri ababyeyi be bazi ko ari ku ishuri, natwe twajya kurira tugasanga turimo turavuga ngo wa mwana ari iwabo kandi ibereye mu kazi. Icyo gihe tuhuje na mere we cyese papa we amakuru tukumva ko yagiye mu kazi, tumushakira hamwe yagiye gukora stage. Twamusangayo twaba tutirere wa mwana cyese mo kimwe wa munyeshuri uracyarimo gukura, aka kazi baguhemba amafaranga angana gutya, ejo cyangwa ejo bundi hazaza undi muntu ukurusha igarade usanga aragusimbuye barakurukanye, ubuzima bwawe buhise buba bubi. Ihangane usigaje wenda imyaka, ko twigisha imyaka 3 twebwe. Ihangane wige imyaka 2 wenda niba uri mu wa 4 uwo mwaka urangize, wongera wa 5 urangize, ujye hanze uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umukobwa wiyubashye ufite certificate. Icyo gihe uwo mwana rero tumuganire tukabona ntaga twumvishe bite nuko ashatse amafaranga cyane, turamusaba akaba yaza akiga externe, tukagira communication na hotel aho ngaho harimo gukorera, bakamuhereza shift akajya yiga nyimugoroba akaza kiga, yamara kwiga akajya mu kazi araje kwiga. Cyangwa se twabona biba ngombwa tukabashyiraho special courses, ubwo niba akora mu gitondo tubashakira umwarimu akageza akabigisha muri cya gihe wa mwana atarimo gukora, kugira ngo ubuzima bwe tubungabunge ryaterambere ashaka. Yanyota afite yatumye aza kwiga guteka ayigereho ariko yige. Nicyo kintu dukoresha rero twebwe muri ITS Kigali. Nkuko mukomeje kubyumva ITS Kigali bya bintu byo kuvanga umwana yananiranye, ubo nago umwana ananirana. Ntago umwana tunanira, ubwo tunaniye biba byanze. Hari awaruvuze ngo uyu mwana tubona byanze turamureka. Nago bakureka rero, bagushakira inzira zose byanga byakunda
niba wabonye akazi bakabona wa mungani uri umwana ufite discipline ariko ushaka gukora bo ntago umwanzuro bafata ari ukukureka cyangwa ngo bumve ko wananiranye ahubwo baricara bagareba icyo bagufasha tukiri aho ngaho hari igihe abana bose bafite impano zitandukanye ugasanga umwana n'umuririmbyi mwiza ugasanga umwana n'umukinnyi mwiza ugasanga umwana akora imideri ugasanga akora ibintu byinshi bitandukanye iki kigo kiri mu bigo hano mu Rwanda ndumva ejo bundi cyabaye cya gatatu mu irushanwa rihuza amakipe yose ari mu gihugu babaye ba gatatu murumva ari ikintu rero kigaragaza yuko umwaje kwiga muri ITS za mano zose zirakomeza zikabungwabunga ndagira ngo iki kintu niba wenda tutatandukiriye byanga byakunda mu byo dukurikiranye ashaka kuvuga umwana wanjye se ko wenda yakundaga kuririmba agiye hano bamubangamira agiye hano bitazakorwa ngo kagiye kwiga ubutetsi iki kintu tugira ngo ukivugeho nacyo ikintu kijyanye na entertainment impano turazohereza muri ITS Kigali ni kuvuga ngo umwana uramutse uje ari umuhanzi hari abaza ari aba dance traditionnel hari abaza wenda ari aba fashion impano yose umwana afite muri ITS Kigali arayikoresha habaho na talent show zibaho rimwe na rimwe mu gihembwe baraziplaninga zikaba hari n'igihe usanga habaho na talent show competition hamwe umwana avuga ati mfite impano yeneye akarushanwa na mugenzi we yatsinda hari igikorwa babakorera hari igihe bavuga ati wenda uri umuhanzi ufite indirimbo nturayirekodinga cyangwa se wenda ufite audio bamujyana niba afite audio bamushakira uburyo bamukorera amaclip niba nta ngoma afite ntaki bamukorera record kuri yanjyana ye ni ukuvuga ngo umwana wese ukwaje ku mpano afite ibyazwa umusaruro muri ITS Kigali ikindi kiyongeyeho cy'akarusho noneho n'ababyeyi babo barabizi ababashije kuharira mbere iyo umubyeyi yaje hano umwana agomba kujya agakora ya mpano y'umubyeyi akayibona umubyeyi aravuga ati umwana wanjye hagiye ari mu rugo ntago agiye ku ishuri burya hari tekinike cyasemo kimwe hari ijambo tuzi dukunda gukoresha muri ITS buriya hari abantu babiri biga hari ujya ku ishuri hakaba n'ujya mu ishuri wowe ujya ku ishuri araza akirwa yizerera ahangaha mu kigo noneho wundi ujya mu ishuri waje muri ITS aho ngaho imbere yaje azi ikimuzanye uwo ni wundi uvanamo umuco waho wundi ufite impano ibyazwa umusaruro wundi waje kwiga akamenya ko waje kwiga uwo niwe mu dushaka rero waje muri ITS ntabwo dushaka umuntu waje kuri ITS nuwo dushaka rero icyo ufite impano ufite tubyaza umusaruro cyane murakoze hari ikindi kintu ukiri aho ngaho numvishije ko ngo hano yaba mu mpano hari igihe babona uko ufite impano ikomeye cyane bakaba bawukora discount cyangwa ukaba wanakwigira ubuntu ese ibyo bintu nibyo nacyo ndagira ngo ugire ikintu ugera ku bantu ifite impano izwi wari tuvuge nk'urugero hari nk'aba footballeri ababasketeri bo hari ukuntu baganira nabo bakaba discountingira ku mafaranga tuvuge niba hari amafaranga bishyura bashobora kuvuga bati wowe kuko hari impano ufite kandi urumva nibwo uzagira iterambere natwe hari iterambere tuzagira nk'ikigo hari ukuntu muvugana n'ababishinzwe muri finance bakakuvaniraho ikintu runaka cyangwa se mu kimwe akagabanya amafaranga ukabasha kwiga ya mpano ukayikoresha none ya mpano ukoresheje ikigo kikayibyazaho umusaruro urumva niba uri umukinnyi w'ikigo urajya gukina ahantu umenyekana yego nk'umukinnyi hako n'ikigo niba mutsinze turamenyekana urumva tugomba gufata umuntu tukamuha agaciro mu mwanya we kandi akishima tukishima cyane abantu mwakomeje kumva ITS ni International Technical School of Kigali iki kigo rwose gikinirwamo amafilime mujya mukibona ni ikigo kimaze kuba sinzi ukuntu ubukombe kirazwi cyane rero niba ufite umwana wa mwana udukurikiye aka kanya wari ufite impano ya basket wari ufite impano yo kuririmba wari ufite ukabumva ko warika ishuri ukabumva ko warika iki ITS ibyo bigufashamo uriga yego ariko na ya mpano yawe kuko abantu benshi tubyemere teacher niba aka kanya umuntu azi gukina football ba Messi nibo bantu bahembwa amafaranga mbere ku isi ba Cristiano Ronaldo aba bahanzi ba Bruce Melody bano mu Rwanda bakomeye cyane bari gufata amafaranga menshi kandi baranize rero no kuvuga ngo ya mpano urayikuza ariko unige rero hari ibigo naho tukihari aka kanya tuba tujya tubwira abantu benshi hari ikigo umwana atangiye gukora ibyo bintu ugasanga si bamushyigikiye
rero kuba ikigo nk'iki gishyigikira abana nuvuga ngo ni guhuha n'igihugu umusanzu. Akanya igihugu kiba gifite ikibazo cyo kuvuga ngo n'abakinnyi ba football bafite, rero aka kanya niba abana bajya mu bigo by'amashuri bahubwo bakagenda za mano zigatsikamirwa cyangwa ugasanga siziri gushyigikirwa, ariko ITS aka kanya mukaba mushyigikira impano ya buri munyeshuri, muri gufasha igihugu mu buryo bwose, muri guha igihugu abanyeshuri, muri guha igihugu aba talenti, abantu bafite careers zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ITS muhora ku isonga. Natwe icyo kintu niyo mpamvu tuba twabaganirije, so gukabya bya bintu by'abanyarwanda, ahubwo nuko ko ibyo bintu koko birahari. Ikindi kintu twagira ngo mubwire abanyarwanda wenda akanya badukurikiye, ngewe nkomeza kubivuga ku bantu bose naganiye nabo kubye na ITS. Nubwa mbere no mu kigo gifite ahantu nk'aha ameze view yaho iba yanyemeje, ndagira ngo ubihuze na karinari. Noneho view nk'iyi ngiyi nakomeje kubona abanyeshuri bicaye mu majardin, harimo intebe bicaraho, ikintu cyanongoye cyane, ndagiye ukivugaho ubihuze n'amahoteli. Nibyo murakoze cyane. Ubundi jambo hoteli cyangwa se mu kimwe karinari hakiyongeraho tourism, by'umwihariko akazaho computer. Icyo kigo uramutse ugiye ugasanga hari umwanda, ugasanga nta jaride ihari, ntabwo uwo mwana aba yiga neza. Ikintu cya mbere cyo kigomba gupresenta ITS Gasogi cyangwa se ITS Kigali International School, nuko hagomba kuba hari isuku bitewe na karinari. Ntabwo tuzateka ibyo kurya tubitekera ahantu hasa nabi, ntabwo tuzateka ibyo kurya tubiserve tubipresente mu hantu hasa nabi. ITS nkuko tubona ko ari international, igomba kuba iri clean. Hamwe ugera mukavuga uti wenda ugeze kuri gatwa kavuga ahantu ngiye ni mu kigo cy'ishuri cyangeye muri hoteli. Ubundi yo ndebye cyase mu kimwe ngeranyije ifoto mbona ya ITS nyibona nka hoteli. Tugomba kuba dufite jaride ifite uduti twiza dutanga uwo muyaga. Umwana nimba yize turi mu gihe cy'izuba, wenda tukumva mu mashuri harashyushye usibye ko amadirishya harahagije, uwo mwana agomba kwicara muri jaride arakiga agafata. Hamwe utazabona yicaye muri class ukabona ni nkabwa cyagiye yihungiza agira gutya urimo kwigisha, agomba kuba yajya muri jaride hariya. Amashuri hararahagije yego pe, ariko uwo mwana basohotse ntagira ahantu yisanzurira, yicara ku gatebe hariya ku kayaga kamuhuwe. Umubyeyi naza kumusura bicara ku gatebe hariya batavuze ngo bagiye mu mashuri bagiye babona ibyiza by'ikigo. Nuko bimeze aka kanya nkuko twakomeje kwibabwira n'abantu bose. ITS ibabera icyitegererezo bantu muri kubaka ibigo by'amashuri. Ntago umwana azaza kuvuga ngo azaba mu ishuri gusa, ahubwo abakeneye n'iyo meditation. Buya abantu benshi meditation bekora ahantu hari akayaga, ahantu hatuje, hari freshment, hameze neza cyane. Rero uwo muyaga, utwo tunyoni, nakomeje kumva utunyoni hano, ni ikintu kiri kugaragaza ko nkuko umaze kubivuga ITS umuntu ukinjiramo, nanjye nyinjiramo nabanje kujya na hoteli simbeshye, sino kwamamaza. Ni ikigo cyiza, uziko none ko undi umuntu avuga ngo imvura yaguye numiwe. Ntabwo amenya ko imvura yaguye. Na makaro na mapave nta cyondo ubona mu nzira. N'amaklase narumiwe na makaro gusa. Ni paradizo urebye. Ni paradizo. ITS rero ibafitiye udushya twinshi mwabantu mwe mudukurikiye. Aka kanya turabasabye muntu utaza ITS ntagusobanutse. Ni ukuri. Agomba kuyimenya. Ugomba kuyimenya. ITS International Technical School of Kigali. Teacher turi mu kwanzika rero ndagira ngo ubwire abanyeshuri cyangwa abandi bantu bose bari kwiga aka kanya ni nk'igiki cyatuma bagera kuri za nzozi zabo, ni key point cyangwa techniques umuntu w'umunyeshuri agomba kugira ngo azabe uwo mu karina mwiza, azabe uwo mu waiter mwiza, umu waitress mwiza. Bisaba iki? Ukurikiza ibiki kugira abana badukurikiye aka kanya bashaka kuba bafite wenda izo mano, ariko ugasanga hari ibindi bintu mwabasaba n'iki? Ikintu cya mbere tugenda twebwe muri ITS Kigali, tubanza kora ku kintu bita ikinyabufura, discipline. Kuko niba ITS International School ari umuryango cyose ari nka famille, ntago wabona umwana afite ikintu bita umuco mubi cyose ikinyabufura gike ngo umureke gutyo. Uramufata uwo mwana ukavuga wenda afite ikinyabufura cyose uburere bumeze gutyo, ufasha ubwira umubyeyi uti twicare tuganire. Umwana afite wenda kanaka yakosheje kandi ntabwo kabereye umuco, wamfasha tukamurera muri ubu buryo. Umubyeyi niba kwemereye tugira n'amakaraseri buri umwana yakoze ikosa yandikamo cya kintu yakosheje. Pire n'umwana twakira agomba kuba yifite yahawe n'umubyeyi.
akaba afite na discipline yavanye aho yigaga mbere yuko ajya kuza hano. Ariko iyo uwo mwana aramutse hari akantu wenda yibeshyeho turarera. Yego. Umwana niba akoze ikosa uramugorora, ntabwo ufata umuzo kuvuga ngo reka nkwirukane cyangwa se ngo utume umubyeyi, urabanza ukareba kuko baramukuzane ngo umurere n'umubyeyi uhari. Yego. Ni muri urwo rwego rero mu buryo bwo gufata uwo mwana no kujya tumugeza heza hazaza no kumubungabunga. Muhereze ikinyabupfura cyongera kuki yahawe aho yarari, umuhereze ubumenyi, nyuma yo gufata bwa bumenyi azahera abo umugabo. Ikizara cyo kwiga ibi bintu tuba turimo kugira ngo azabe umugabo, nukuri ya mwana atazigira gusaba ikintu runaka, azaba arimo gukora muri bwa bwenge wamuhaye cyangwa se mu kimwe w'umubyeyi wamwishyura amafaranga ngo ajye kwiga hari ahantu. Urumva uwo mwana azubaka inzu, ntago azaba mu bukode. Uwo mwana azakenera imodoka azayigurira ko arahembwa amafaranga atubutse meza. Uwo mwana hamwe azajya agenda ukavuga uti narabyaye. Noneho iryo shema uzagira kuba yarize kuri ITS, nawe uzavuga uti ikigo namujyanyeho amafaranga nishyuye uriya mwana kugira ngo yige ntago yapfuye ubusa. Nicyo cyiza rero cyasemo kimwe ikintu mbona umubyeyi wese yashishikariza umwana we, kandi nawe ubwe nk'umubyeyi yakumva ko umwana wamuzana kuri ITS kugira ngo yige ahavana ikintu gifite ireme n'iterambere kuri we. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo nk'uko twe tubibaje tica bisubije neza mu ijambo rimwe ravuze ngo discipline, ikintu cyose wakora muri iyi si udafite discipline tica nibyo ntago beshye, ni waba umukinnyi utafite discipline, wajya wiri guvuna abandi, wajya wiri gukandagira abandi, ni waba umuririmbyi utagira discipline, ni handi ujya kubona ukabona umuntu agiye kwakira igikombe runaka. Nge nayo ndi umukinnyi byatubayeho tujya gufata igikombe, hari minisitiri kubera umwe wari wambaye pocket birangira n'amarushanwa asa nk'abishye. Nuvuga ngo rero ikintu cyose kijyanye na discipline iyo cyapfuye ibintu byose biba byapfuye. Ni waba umutica utagira discipline, ni wakora muri hoteli utagira discipline, ni handi usanga uri kuvanga ibintu bavuga ngo ugasanga uri kwiruguserera n'abayobozi bawe cyangwa aba customer. Ni ukuvuga ngo mu ijambo rimwe ni nacyo kintu kinshimishije, discipline ihagararira ibintu byose nk'uko bisanzwe. Tica rero iyo nakiriye abantu bose, ngewe mvuga ko bana bo ku muhanda bakeneye ubumenyi, bakeneye gufashwa, bari ku muhanda atari ukubera imico mibi, ahubwo ari ibibazo biva muri famiye bituma abana bagira trauma cyangwa bakagira brain disorder, handi umwana yumva ko nta bundi buzima yagira. Nk'ababyeyi muri kwigisha muri ITS, ese mubona ari nk'iwe musanzu buri munyarwanda wese, ntago bireba twe gusa, si bireba abanyagihugu gusa, si bireba perezida, ni bireba minisitiri gusa, ahubwo twese biratureba. Icyo kintu ugitekerezaho nk'iki, gira ikintu gira abanyarwanda? Ku bintu bijyanye n'abana bari ku muhanda hariya cyose bari mu buzima bubi, baretse kwiga cyose babuze ubushobozi. Icyo numva cyo nuko buri munyarwanda wese agomba kumva ko agomba kurera umuntu cyose kurera umwana nk'uwe, kuko uwo mwana naramo kumufasha ukamurera iterambere rye, nubwo utari se cyangwa utari nyina wamubyaye, nubona uriya mwana ugize hari ari umugabo ameze neza, asa neza, bizaguhesha ishema wowe ku muntu wamwishyura amafaranga y'ishuri. Ahubwo biranantangaza kuba babona hari nk'abana bari hariya bandagaye bananiwe kwiga, hari umuntu ufite ubushobozi, amafaranga arimo kuyapfusha ubusa cyangwa se mu kimwe atarimo gufasha uriya muntu ukeneye ubufasha. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Niba turi abantu twiga, wewe umuntu ufite amafaranga, ufite ubushobozi, reba history yawe, ureba aho wavuye, urebe niba ari umukene simbizi, niba ari umukire urebe uko ubwo bukire mwabubonye mute. None se kugira ngo utere imbere, ntere imbere, uriya muntu atera imbere, wafashije uriya muntu nawe akazamuka, uzashimishwa nuko azajya aza imbere avuga ngo wampaye, wangaburiye. Mufasha umugabo muhure museka, ariko ntuhure nawe uvuga uti wampaye. Kandi tuzi ko nicyo kintu Perezida wa Repubulika yaravuze ati si dushaka umuntu usaba, ni mukore, korera uriya muntu azamuka yiteza imbere. Murakoze. Abivuze neza cyane. Twese dukeneye gutanga amaboko kugira ngo uyu mwana uri ku muhanda nawe abone support, kuko ni umwana w'igihugu, nirwo Rwanda rw'ejo mu magambo makenya. Abo bana ni abana nk'abandi. Rero hari igihe usanga hari nk'abantu babona barabana bari ku muhanda, ngiye mbwirwamo cyane, ugasanga ahubwo ari kumuharasinga, ugasanga agiye kumukubitaho, ugasanga ari kumuhohotera, kandi ntago ari byiza pe. Abana bari ku muhanda bariyo kubera ibibazo bitandukanye. Umuntu wese udukurikiye ndabizi neza,
ahantu uri ntabwo wabuza abana bari ku mihanda bakunze kubitaba amayibobo ariko njye sibyo jambo nkoresha abo bana bari ku muhanda ni abana nk'abandi bakeneye discipline akeneye kwambara akeneye nawe ibiribwa akeneye amafunguro rero nk'abanyarwanda twese dusenyera umugozi umwe kugira ngo abo bana nabo aho kugira ngo ducariya batubone mu yindi shusho ujya byanga byakundi uce kuri mwana akabona urishimye akabona ugize iki agira igikomere ahubwo dufasha abo bana ya mu buryo bwo kumbaganiriza ushaka no kumucoka muganiriza ukamwereka bright future ukamwereka ko ubuzima butarangiye ukamwereka yuko amateka atamusize cyangwa igihugu kitamusize ahubwo nawe hari izindi imbaraga nyinshi ariko nubwo tubavuganira namwe mwabana biburi ku muhanda reka tica namwe agira ikintu ababwira twe turi kubasabira wenda icyo twakwita nk'ubufasha cya support ariko natwe twagira icyo tubabwira tica abana bo bababwira iki bari ku mihanda abo bana icyo nababwira ku iterambere ryabo ndavuga kuri bo uriya mwana nareke kumva ko agomba kurya adakoze agenda asanga uriya muntu ufite ubushobozi bumurenze rero tutumva ngo wowe mwana w'umunyarwanda wibye bagukubise bakuvunnye cyangwa se mo kimwe tujye twumva wenda nk'abantu bavuga ngo kanaka ngo yayibye umukire baramuhemukira ukumva ngo bafunze ngo bagufashe uri inzererezi kunda gukora uzumbwira uti ndashaka kurya nkeneye ipantaro wampaye akazi ukama amafaranga ugura ipantaro cyangwa se wampaye akazi ukangabura niba bishoboka icyo ntakigukorera noneho ku ruhare rujyanye natwe twebwe abantu bakuze wenda turi hejuru yabo fata uriya mwana nk'uwawe wikumva ngo mubonye hariya arasa nabi umwite ngo mayibobo ese ubwo wowe bamufashe akajya hariya akambara nabi ntiyaba ari mayibobo ntabwo uriya mwana ari mayibobo ahubwo ikibazo afite ni ubuzima buba arimo wasanga nta mubyeyi afite cyangwa se uriya mwana wasanga yarabuze ubushobozi bwo kwiga bikamuyobera akaba nk'umuntu w'umusaza akagira turama muri we akajya kuba inzerezi ku muhanda wasanga uriya mwana famiye zararyanye ababyeyi barashwanye bagira gute umwana abonye kuba mu ntambara bimugoye agira turoma aragenda fata uwo mwana umuganirize noneho by'umwihariko nk'ibigo bihari bifite ubushobozi byo kurera bari abana mufata abana mu barere noneho kuko twe turabyina tuvamo uriya mwana dukeneye niyangirika igihugu kiraba cyangiritse wowe ufite ubushobozi fasha uriya mwana niba ariko nabisobanura rero twabashimiye ubwitange mwagize ntabwo biba byoroshye mwari muri mu kazi ariko byanga byakunda bitewe n'ubufatanye dufitanye tuzakomeza gukorana neza rero ndagira ngo akanya twanzike ugira ikintu ubwira ababyeyi ndetse n'abantu bose bashaka kurira muri ITS uko byagenda ubundi udusezerere abantu bacu ikintu nabwira umuntu wifuza kurera umwana we kugira ngo azavemo umukobwa ufite ejo hazaza avemo umuhungu ufite ejo hazaza si ukwitaka wenda bazareba iki kiganiro tugize hari n'abakizi cyose mu kimwe bashije kuhagera muri ITS International School ukahazana umwana uzavuga ko ugiye kurera uwo mwana azavamo ari umugabo uvuga uti ibyo namutakajeho ibyo namutanzeho mwishyura amafaranga y'ishuri biragarutse numva icyo nabwira buri mubyeyi urimo kutura cyose mu kimwe uzatubona niba ashaka umwana w'umugabo niba ashaka atera imbere namuzane muri ITS ubundi azatubaza ibyavuyemo cyose umusaruro nyuma avuye muri ya myaka runaka agomba kwiga muri ITS natubera imbwa natagira icyo avana amavuga ngo mbaye umugabo mfite amafaranga ndasa neza mu mutwe ndi smart ndifite discipline azabitunengere cyane nicyo nakubwira murakoze rero aha twe turi hari muri ITS twe turi muri ITS Kigali School no kuvuga ngo abantu bose mudukurikiye mukomeze kureba ibiganiro byacu kandi ahantu turi bahita ni muri Gasogi ni Ndera muri Gasogi ni Gasogi tuturanye n'akabari ka Kenisa abantu benshi ijuru rya Gasogi rero turabakunda. This is Ivuka TV, the voice of the voiceless people, because everyone's life is the message of the world. Please make sure if you're inspiring others, please stay tuned. Turabakunda.